agahinda kenshi we burya ubana ni byiza ariko inshuti yawe udateguha Imana iguhamagaye umva ufite agahinda kenshi abaha n'urugero igihe twabanye n'inshuti yacu semu dusangira ibi ni byiza Marugira iramuhamagara ngo babane iteka n'urugero igihe twabanye n'inshuti yacu semu dusangira ibi ni byiza Marugira iramuhamagara ngo babane iteka bamuzi nta n'umutababajwe rwo yatuvuyemo iyo ntwari yatabaye yanyuraga benshi mu bari bamuzi nta n'umutababajwe rwo yatuvuyemo udusabire kwa Nyagasani kuko umunsi n'umwe uzahura kandi tuzi ko inzira ya twese ari imwe semu ntacyo bitwaye udusabire kwa Nyagasani kuko umunsi n'umwe uzahura kandi tuzi ko inzira ya twese ari imwe
twahawe tubona bidashoboka. Oh, I know why. It's because Kate is leaving everyone. Yeah, we're together. Like I'm leaving, Maddie's leaving, Taylor's probably leaving, and Hope's leaving. So different jobs. Amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we urica mu bwonko ubwo twumvaga uwacu aragiye amarira Okay guys, mwakoze kandi twanga kwashimira ubwo reka tujye kuruhuka ubwikiriyo mwacyumvira kiri turaza gushira adresse atako turaza kumenyekana abatafite adresse baraza kuyibona ariko abazi kwa mukwe wanjye cyangwa kwa mugabo wa Marirene ni hariya ikigo cy'ububere ubwo nta bindi reka dutahe wabwire ko ubwikiriyo buri kite amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we urica mu bwonko ubwo twumvaga uwacu aragiye
amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye bafatirana baracurana aratashye umugeni aratashye aratashye yambaye neza araruhutse warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo ukazabana mu gitondo cy'umuzuko warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo ukazabana mu gitondo cy'umuzuko umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye ntabwo azongera kubabara umugeni aratashye agiye neza aratashye we umugeni aratashye hasingiriye ikamba ry'ubugingo umugeni aratashye aratsinze aranesheje umugeni aratashye intwari y'Imana iratashye umugeni aratashye abasigaye bukome aratashye umugeni aratashye natwe abasigaye twitegure umugeni aratashye aratashye yambaye neza yambaye neza araruhutse n'imirimo myiza yambaye neza yamuherekeje araruhutse umugeni aratashye reka dusabe buri muntu wese waba afite korasi zijyanye n'umwanya turimo yadufasha Yukuki
kizabarikerera bazaba baratsinze ibishuko by'aho mu isi hazagirira igihango kirimo imihigo mbese njye nawe tuzaba turiyo icyo gihugu kizaba ari icy'abera bazaba baratsinze ibishuko by'aho mu isi bazagira igitaramo kirimo imihigo mbese njye nawe tuzaba turiyo yewe wowe ejo nzambara iki nzanywa iki ko bicikiyeho nzubaka he nzakora iki ejo nzamera nte ntizabayo yewe wowe ejo nzambara iki nzanywa iki ko bicikiyeho nzubaka he nzakora iki ejo nzamera nte ntizabayo Wanafite amakorasi makuza hakurya ya rwarusi igihugu kizakira tunganye niho mu rugi wacu hari indirimbo bahora bayibaza abamarayika bacu nk'intanga bifuza kuzabayo ibyishimo tugeze mu ijuru tugendera mu nzira zateguwe za zahabu tuzaririmba indirimbo ya Mose zateguwe za zahabu tuzaririmba indirimbo ya Mose tuvuga tuti hoziyana Yesu haleluya singizwa aho hantu nzaruhuka n'ukuri nzururutse umutwaro uremereye Yesu ari bunyakira nzabona yabanjye n'akantu kanyegera twese turiri imbere ya Yesu turirimbira indirimbo mbega ibyishimo tugeze mu ijuru tugendera mu nzira zateguwe nziza za zahabu tuzaririmba indirimbo ya Mose tuvuga tuti hoziyana Yesu haleluya singizwa
azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azaduhoza yo twarize
muhumure muhumure Yesu azaduhozayo twarize ariko Mungu wanjye Imana yashatse ko byose biba yabagiye cyane cyo kugira kirageze. Amina. Gusa kimwe ngiye kubabwira ko ijambo ry'Imana ritubwira mu biba byose uwo dukunda tugaheranwe n'agahinda. Haleluya. Tugaheranwe n'agahinda kuko mu buzima turimo kuva kuri Adamu maze gutaha Imana yisivuga ngo umwana w'umuntu no munsi no gupfa uzapfa. Haleluya. Turanabivuga tunabihamiriza tunabitsindagira no gupfa uzapfa. Imana yavuze. Imana yavuze igatsindagira. Uri umwana w'umuntu nta buryo nabo umufite wacu. Amen. Imana yavuze ngo ndatsindagiye ndatsindagiye. Yuko yavuze ngo nimugara ntawe uzugura. Haleluya. Kandi nugurura ntawe uzugara. Ishizeho agakwe kuko irarangije. Haleluya. Gusa icyo ngiye kuvuga ngiye muri rusange tugiye kuvuga kuri iki gihe nubwo mumubona aryamye hano hantu. Haleluya. Araryamye ategereje kimwe gusa umuzuko wabera agakanga kuko dufite ibyiringiro numva bitagabanukaho na rimwe 100% ko igihe azakanguka. Haleluya. Kandi azakanguka kwishimana n'abera nk'uko barabivuga ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose. Ibi biba kugira ngo twitegure abo dukunda ko batashe tuzaririmbane nabo ya ndirimbo ya Mose. Haleluya. Kandi iriya ndirimbo si niyo ntanubwo ari ebyiri, ni indirimbo zizaririmbwa ibihe byose bidashira. Haleluya. Waba uzi kuririmba waba utazi kuririmba kiriya gihe uzaba ufite ijwi ryiza. Niba uzaba uri muri soprano yiririmbe neza utigeze umenya kuririmba uzabimenya ku uwo munsi. Haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi bakabikorwa byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko yavuze ngo umwana w'umuntu waba mu bihe bibi nzakomeza kwitwa Imana. Haleluya. Kandi noneho si no kwitwa Imana gusa, yavuze ngo nzakomeza kwitwa Imana zitayongeraho ngo kandi Imana yera. Haleluya. Abantu n'abayira hafi y'abari abantu bakora ibintu yabafashije bazabafasha byaba byiza. Ivuga ngo nzaba Imana yera. Bivuze ko ni Imana itagira ubusembwa na gato mu biba byose ku isi, ko byose biri mu biganza byayo mu bwiza bwayo. Amina. Igihe amagambo ngiye kuvuga ntabwo ngiye kuvuga ijambo rizariko n'amagambo niko mpaguruka Imana yavuze kugira mbahe icyizere mwumve uko Imana ikora. Haleluya. Hari n'igihe musanga tubuze abacu ariko ugasanga Imana hari ikindi kintu
ikoze kugirira uko ruwayo. Haleluya. Ako twe nk'abantu bikatubabaza kandi ni by'ukuri Imana irabizi ko tugomba kugira izo emotion ko turabana, ariko ari byo dukorera iri gutangira ibiri imbere. Haleluya. Dufite ingero nyinshi, reka mbaho urugero rumwe gusa. Muramuzi umukozi w'Imana Hezekiya. Imana yambwiye ati Hezekiya umukozi wanjye ngiye kugucyura utaha uruwera wejeje umeze neza. Haleluya. Ariko Hezekiya kubwirwa kugiye kuva mu mubiri w'umuntu birabyana, emotion ziraza. Abwira Imana ati kubera kurinze kumbwira aratakararira gacura umuntu yakubwe ararira. Mana kubera kurinze kunteguza ko ngiye gupfa. Amen. Unabatagukoreye n'abatigeze bagukorera ngo bumva ngo bapfuye, ariko jye nagukoreye natwo zihura na biriya kubera kurinze kunteguza ngo ndapfuye. Ubikoreye iki? Amen. Iyo ureka ngapfa nk'abandi, urabyumva? Ariko Imana yavuga ati ubwo wisabiye kudapfa reka mbiguhe, kuko byose biri hehe? Biri mu biganza byawe. Haleluya. Imana yavuze ngo kuri uyu munsi nijye uzica, ni nanjye uzakiza, nijye nzababarira, ni nanjye nzaca imanza. Amen. Uriya munsi nubwo turi muri iki Imana ngo mwana muntu ikore unyereke kushaka inzira zo kujya mu bwami bw'ijuru. Bicuza ugomba kumenya gusa kuri wa munsi w'urubanza nijye uzaca urubanza, nta n'umuntu uzabambangikanye no guca imanza. Amen. Ni wizera Imana urashaka kuva mu cyaha. Dufite n'ingero nyinshi, ariko ntibivuze ko Imana yakubabara kuri wa munsi. Haleluya. Upfa kuba ushaka Imana ukayishakisha n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kuri gusa. Amen. Hezekiya urabona Imana yamuhaye imyaka 15 yo kubaho. Bene data, abizeye Bibiliya basohoye Bibiliya, imyaka 15 umukozi w'Imana yayikozemo amagafe, akoramo ibintu bikomeye byatumye abura ubugingo. Amen. Hezekiya yarangije nabi imyaka 15 kandi niwe yayisabiye ngo ayibemo. Kandi Imana igihe ubwango ngiye kugucura yari imaze kubona ibintu biri imbere bitegereje umukozi wayo, kereka mucure hakiri kare ntahure nabyo. Ariko koko dukunda umubiri, dukunda iby'isi, dushaka kuma dutembera za New York City, dushaka kuma dutembera za Washington DC, turi mu modoka neza, ukumva mu mubiri kuvamo ikibazo. Haleluya. Hezekiya byamugizeho ingaruka ikomeye, ariko iyo mera gatakiriye ati Imana niba ari kwabibonye niyo mpamvu no buno buzima ushaka kubona umuntu Imana imutambuka, hari ibintu Imana imukinze imbere hariya, kuko mu isi duhura na byinshi, hari ibintu bituri imbere byinshi. Ijoro turara turi mu myambi y'umwaye Satani, mu kumanywa tuba turi mu myambi y'umwaye Satani, ntabwo uzi ibintu uri bugongane nabyo. Hari Imana ivuga ati ngiye gukingira umwana wanjye ngo kuko wamaze kunyishira mu mutima nkabona ibiri imbere yawe, byiza ndagucura hakiri kare kugira ngo uhure nabyo. Amen. Reka turi amagambo make yo kuri Didier Imana yaduhaye twangeze hano haranagera n'amaganga y'ibyiringiro gusa. Haleluya. Y'ibyiringiro dushikame, ahubwo ibi hari somo Imana yashatse no gutanga bwo gutapari kuri benshi, kandi kuri benshi je maze kuza kandi tunageze kuri airport, nta hantu namwe nanyuze mu rugo rw'umuntu ahariho hose, yewe na mama sinanamusunguje. Navuye kuri airport mutajya kwa muganga, vuye kwa muganga ngeze mu rugo rw'umuntu Didier amaze gusezera, amaze kuba umwuka nibwo manutse mu ngo mu bantu. Haleluya. Haba hari impamvu. Twahawe amagambo abiri. Ibintu byabaye kuri Didier mu byumve n'ubuhamya ngiye gutanga. Imana yari izi umugambi uri hariya kwa muganga aharyamye. Imana itangira gutegura Didier hariya kwa muganga, kuko Imana yamaze kubona sirikiraso z'imyuka mibi, icyo ngiye kukibahamiriza. Amina. Haleluya. Didier yamaze kugera kwa muganga, hazengurutse imyuka myinshi yari kwereka ku bugingo bwa Didier nyinshi. Yaragaragaye amasengesho yakozwe, imyuka yari yuzuye kugeza ku wa gatanu saa 3 saa 4 zishyira saa 4 za mu gitondo. Hari umusenzi yaseze ati dukomeze gusenge, aranatubwira ku wa gatanu mu gitondo saa 4 ndi kwa muganga ati umuhungu wawe Didier ubugingo bwe
bwamaze gutandukana n'umubiri. Haleluya. Ariko ubugingo buracyari hafi ye, ariko arabitubwira kwa gatanu saa neza mu itora y'ibigati ubugingo bwari igihe bwamaze gutandukana n'umubiri. Mubyumve, hari inyuka ikomeye hariya kwa muganga, barazikomeye kurya Imana icyo imaze kuhagera yaduhaye 200 yo muri Bibiliya ngo tuyibwire abaganga bariko baramukurikirana ngo bayumve nubwo Bibiliya atavuga, bayumve ko ari Bibiliya niba yababwira muri ako kanya. Haleluya. Iduha n'umurongo tugomba kubwira abaganga bari kuri Bibiliya icyo bagomba gukora, ariko kubw'imyuka mibi yari ihari abaganga byarananiranye twagenda kuronka Imana yabahaye. Imana ishimwe. Imana ibi byose yabikoze kuri iki gihe kubera Imana hari imyuka ari mutegereje. Reka dusome mu byumve Mungu aryamye amahoro. Dusome murongo uri muri Zaburi. Zaburi 16. Umurongo waho wa mbere. Mwumva uko Imana yavuze. Bibyanye abwira abaganga. Ubyumve neza abazi iby'umwuka bahita bajya no mu mwuka badakomeza. Haleluya. Mu bikurure mu ngendo bibyara. Mwumve no abantu bapfe aho bagaze naho. Zaburi ya 16 umurongo wa mbere. Bibyabwira abaganga. Abwira Mana undinde kari wowe nkungiye. Haleluya. Uwo mugorono nawe ubonye nta nubwo ne bwagira ngo ngiri muri sedara turi mu masengesho. Dijyari Imana ataka ngo Mana undinde niwe nkungiye. Kubera imigambi yari kwa muganga yari myinshi, imyuka yari hari yari myinshi. Dijyati ndakubye Mana ni wowe nkungiyeho. Dijyari takanye Imana kuri bakariya. Kijyari hari kubumwana w'umuntu kubicika igihe ntabwo byari bishoboka. Hari byinshi. Didiye yatangajwe ko yapfuye mu ijoro ricari kuwa mbere. Ubyumve bene da. Ubwo n'ubuhamya. Didiye yatangajwe ko yapfuye mu ijoro ricari kuwa mbere. Kwa muganga abaganga bagira badufashe barebe icyo bakora. Ariko kubwabo barandika ngo Didiye yapfuye. Barabyemeza. Amina. Barabyemeza ko Didiye yapfuye. Bagiye badufasha bahita bemeza ko Didiye yapfuye. Ariko Didiye ati Mana ni wowe mpungiyeho. Imana ishimwe. Y'abantu basenga bari kumva iby'Imana y'ikiravuga. Ako bamaze kuja mu mugambi wabo. Bamaze kuja mu mugambi mubisha. Abo byashobotse. Amina. Zaburi 18 kandi. Zaburi 18 ngo bakujyana n'umunani. Ayo n'amagambo yabwiwe ngo Didiye bayawumve bumve ko ari Didiye arimo yavuga. Abaganga twari turi kumwe babwiye. Bumve ko ari Didiye. 18 bakujyana n'umunani. Imana iramubwiye. Nuko Imana ngo ni wowe ukongeza itabaza ryanjye. Uwiteka Imana yanjye ni wowe umurikira umwijima wanjye. Haleluya. Yamaze kugaragara ko Didiye kwerekezwa mu mwijima. Ariko Imana amaze gutegura itabaza. Haleluya. Didiye ahantu ari bene data aratuye. Imana yabibonye kare. Imigambi iri kwa muganga iri kwiracuba. Ariko Imana itegura itabaza hakiri. Aya magambo no tujye nabonye tukibazira. Abaza yamaze gutegura. Imana yamaze kubona imigambi iri mu bitima biko baramufasha. Uzi kugira wemeze ko umuntu yapfuye atarapfa. Haleluya. Urumva umukano wari umeze biteye uko. Yamaze kwagira kuwa mbere. Ufite kesi nyinshi, ufite kesi z'abantu ragiye fasha. Hano umusore nafasha muri Sole City. Yagiye kwa muganga batubwira ngo ubwenge bwe ngo bwapfuye. Ngo bwarangiye. Yewe no muri machine. Ubwenge bwe buri flat. Buri flat. Nta kantu nakamwe bufite. Ariko yarajyamye. Kuko abakozi b'Imana kumana kwemba abakozi bamufashije. Bamushaka ajya kurazwa iminsi. Yamaze kwa muganga hafi imyaka 4. Uri umusore w'imbaraga.
namubonye ntibyashoboka ntibakwemera ko ibyo bintu byamubaye. Amen. Ariko DJ kwera imyuka yari ihari, abaganga bari bahari, bamwemeza ko yapfuye atarapfa, baranabyandika muri system ko DJ yapfuye byarangiye. Haleluya. Uburyo wasaba n'urupapuro rwo gusaba uruhushya, ugahita bakwandikira ngo umuntu yarapfuye ararwaye, uracyari kwa muganga urarwaje umuntu, ariko urupapuro rwawe rujyane muri HR kwa boss kwa supervisor, bakandika ngo umuntu yarapfuye kandi ari mu bitaro arabyana. Umva imyuka twari turimo aho hantu yari iteye ishimwe. Umurongo wa gatatu Imana yaduhaye yahise imbwira ngo tububwire abaganga bagiye gufasha Didier, burya kudasenga ngo we mu mwuka umenye uko Imana ikiravuga, urinde upfira muri icyo cyaha. Abaganga ahantu bari nkubwije uko ino saha n'umutima uri kurabarya kuri Didier, kandi bazagenda bava mu mubiri umutima ukibarya kuri Didier. Imana ishimwe. Ariko bizino saha mu dogiteri ngo ndasanga Imana izakomeza umutima mwiza, izanamuhenera mu dogiteri babwije kuri yaza kuba ari dogiteri umwe ufata decision mu dogiteri umwe yarahaye igihe twari kuzamubaza. Ariko kubera ko barinda gukorera muri group umudogiteri yarahaye kuko nabonye ikimenyetso mu gitondo kuwa kabiri aje ku kazi, icyo cyumweru umuhungu wanjye yatabarutsemo, araza tukibona aje ku kazi akibona nanjye byutse twarara mu ntebe ahita arampamagara. Amen. Arambaza umuhungu wawe iri joro ryeye nta n'agasinyo mwabonye kaba kabitse, uri kubyumva? Yari afite icyizere kuko we yabibona ko hari ikintu ugomba guhita kuri Didier, ariko iriya groupe bakoreramo iranga iradesida ko Didier ku buryo bagezeho bavuga ngo turwana tutarwana turi turushwa n'ubusa, ibyo ntituzamubyura. Urumva ibintu byari bari kwa muganga bene cyane. Dore umurongo wa gatatu Imana yaduhaye ngo tubwire abaganga wacu mu Tesalonike ba kabiri. Tesalonike ba kabiri igice cya gatatu. Igice cya gatatu umurongo wa gatatu wa gatanu uravuga ngo muto ijambo uravuga ngo imbuzi zitari zimwe. Tekereza mu Kirundi imbuzi nizo mburi, right? Imburi, Imana itanga imburi, ariko kubera amatwi y'umuntu yamaze kujyamo ibintu kumva icyo Imana ishaka gukora bishoboka, kuko hari dayimoni bamaze kwinjiramo. Igice cya gatatu mirongo gatatu kugeza ku gatatu ngo ariko umwami ni uwo kwizerwa, niwe uzakomeza mwebwe. Iyo baza kuba abanyabwenge bari gukora ibikwira Imana ikabakomeza bakagira icyo bakoze, ariko ntibyashobotse kubera dayimoni yari amaze kwinjiramo. Haleluya. ngo abarinde iki? Abarinda umubi. Ujya niyo mpamvu mubwira n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nugira umwanzi uturutse mu rugo iwawe, ngo niwo mwanzi wanjye uzamugize gukomeye mu buzima bwawe. Haleluya. Umwanzi uri iwawe mu nzu imbere aba ari ikibazo gikomeye. Uwo mwanzi kumutsinda ntibishoboka, aba ari intambara ikomeye. Imana itangiye twasanze umuryango yari arimo shatse mu mugore bari kumwe bazamanga beza babana. Haleluya. Imana yakoze ngo kandi byanyu tubwiringijwe n'umwami gutabara. Umuganga ashobora gutabara, agashobora gukica. Akamenya ko umwami aratabara abantu ba. Amina. Weke dutegetswe mubikora kandi muzajya mubikora. Bakagombye kuba barakoze icyo bagomba gukora. Haleluya.
ngaya magambo Imana yazuhaye y'abaganga n'Imana y'abaganga ariko kubera umwanzi yamaze kuzenguruka ntabwo byashobotse Dogiteri amaze kumbwira nta kantu mwabonye kuri bigiye ahindutse yari afite icyizere Dogiteri yashaka no kutubwiza ukuri bikanga kwabakora muri groupe Haleluya Imana ibintu biri gukurikirana kuwa kabiri mu gitondo mu masaha 3:50 Imana imbwira ati fata video y'izi machine zirimo zirakora no kwamuganga ntabwo azi ko bifite ibyo bintu ntabwo azi ko bifite kandi inama twakoranye nabo kuwa gatatu batanga ko imashini yari imurebera ubwenge uko gukora bagiye kuyikuramo ibi byamaze kwimbwira kuwa kabiri fata ama video yabyo nyabiki kuko umugambi wo kubikora baramaze gupanga babitubwira mu nama kwa gatatu bari bari kwa kabiri amen batubwira ngo ku bwenge bwanjye byo kuriya muri gukora mugire ngo mu bwenge no kubera hano ku musego hari umuntu ari kugenda agatikisa piro maze byakitira zigatwara iki zigatwara amadata muri machine kujya mu bwenge bwo gukora bari tugiye kwa gatatu ariko ndibamiye ko nabifashe kuwa kabiri ubwenge byo burimo muzabikora amen ibyo ubwenge bwe bwarakora ibice bitatu ibice bitanu bigize ubwenge bw'umuntu ibice bitatu byarihiye byari birimo gukora neza nta kibazo bitatu bibiri byari bisigaye frequency zazo zari hasi ariko zirimo zitari flat aribyo byanye umwana w'umuntu ageramo bamujyana muri ya facility za long term bavuga ngo amaze imyaka 2 we yazarwa zari zihawe ntabwo ufasha myaka zamuka uzabibona gusa Imana ishimwe tushimira Imana tukabikora ibirenze ibyo turabona nyuma ngo ndashakira nkamaze ntango guhabwa kuri giye mwumve ko Imana yabiteguye imaze kubona ibintu bikomeye biri nyuma kuko twagiye kubona ibimenyetso byageze aho kuwa kane iyo brada ataza kuba hafi ya Byarimana mwari kumva narwanye mu mabodi kwa muganga kuko ngiye nanga umuntu mbwira by'amafuti ubuzima bwanjye sinkunda amafuti yewe sinkunda nta n'amahane y'umuntu sinkunda amatiku ariko uvuze akantu katabereye ushobora kuzamura aho ako kanya yakurana mu muryango yararimo umugore arimo kuwa gatatu sirikiraso tutanga gukora Imana zo tanga kubona sirikiraso aba bava muri ibyuma bazendukanya muri ibi bazendukanya muri wa muryango Imana irinze didenge kubabwira kuwa kane ni mugoroba niwo waje batubwira ngo dushaka ko ibyuma bimuvamo Haleluya umva umuryango yaragiyemo shima Imana ko atebwa amaraye n'iki ameza umuntu niba umukunzi ugomba kuba guteka icyuma kimuvamo waretse mu kazavamo Imana tuzatsindaraye ariko ni wese watanga kufosinga ibyuma amen muri kubyumva bajya mu mwuka kandi Imana ishimwe igiye yatashe neza n'amahoro ibirenze ibyo turi mu byuma umwanya twawuze tugende kuri gahunda kugira ngo umwanya ugende neza muri kano kanya ibyo babwiye n'umuhungu Imana yaramubayeho n'uyu muriho kuko ibyari mubi bikabaza no kwitegura Imana yashaka icyubahiro kandi tuzamuye amaboko yose tuzamuye amaboko yewe Imana twigiye ibintu byabaye ndashima yamurinze byinshi yarangiye kujyamo imbere kuko kujya mu muryango urimo gusabira urwaye ngo bakuvanemo ibyuma haleluya uwo muryango umva tuzabaho umuryango utabanye nawe urwaye uzabana ubwiza ntabwo byari bishoboka nk'uwanjye tujye uruhuka amahoro urangutse pe nizo igiye kera hano ni foroma yawe Imana yakubwiye ariko baratashye uruhuka amahoro kandi bene data dibyuka agiye guhambwa amen ntagire umuntu n'umwe abigiraho ikibazo ntagire umuntu n'umwe abigiraho ikibazo kuko natwe
ahantu hari umujyi twari tugiye kumushura hari mwita n'ahandi agiye ntugire ikibazo n'iki imana imabicyura amaze gusohora kugira ngo uze kubona adresse mu buryo bworoshye ziri hariya hanze kamera z'usohoka wese araza kurufata kugira ngo ubashe kubona adresse yo gufata kuzuza ikindi kintu gahunda dufite hano ni ibi n'amagambo y'Imana. Ufite ijambo ry'Imana ushaka no gusharinga hano it's okay, ufite indirimbo twaririmba it's okay, n'umwanya dufite hano kuko hariya nitujyayo icyo turi gukore barangije kumufuba cyangwa se kumuzika, icyo twebwe turi gukore n'isengesho gusa. Ibindi byose dukora ni turakora isengesho rya nyuma amaze kuzikwa hariya, okay, turangize reka dufunga hariya maze Mungu wacu akomeze ikindi yavuga uyu ni umwanya ariko najya muri kano kanshimire timu twabanye kwa muganga muri iyo minsi twarahabaye na sanzu bahari mama na sanzu byanze kataha Imana ikumugisha yakomeza kuba ari umubyeyi, ari umwuzukuru wabyaye, umwuzukuru aje kuba umubyeyi, umwuzukuru uzaje ugakomeza kuba umubyeyi, iri ukabona n'ubuvivu ugakomeza kuba umubyeyi, wagira ukabona n'ubuvivu ugakomeza kuba umubyeyi. Amen, ugakomeza kuba umubyeyi. Mama yarahabaye byari byanze kataha, mama yahabaye igihe kirekire. Imana ikumugisha n'abandi bahageze, nagize nabanye na timu ikomeye hariya kwa muganga dusenga dukora imirimo myinshi tugenda tugakandakanda tugakora iki, ariko Imana ko ibintu byabaye byose n'abantu bari bari hanze ya stage. Imana ni igitangaza. Tukashine n'umuryango w'umurayikaho mama pasteur si yari igeza ntabwo yabyakoze cyane ariko pasteur yaje Imana yarabakoreje baza mbere ko ni byabamwe baje abantu mwambaye amasengero cyangwa kwa pasteur Israel barabahagarariye. Imana yashatse ko abantu bari hanze ntibyava mu mwuka, abantu bari hanze ba stage baraje amaze umunsi umwe rwose mama pastor afite icyizere ngo yakumva kuko yari mamureba n'amaso azaki ko abantu bazi zino kesi umuntu wabibona ariko atangaye mu kanya tujye kuvuga ati burya Imana yacu hari ibintu tarushanya nabyo, hari tarushanya nabyo bene data ibyo tubwira no kubyakira kandi hari ibintu biragira ko umwana w'umuntu Imana bake nakora ariko ntabwo ushaka kumenya n'imyuka mibi. Imana ntabwo igikora n'imyuka mibi. Amen. Imana irakwisita rwose kimwe kandi kwa muganga cyane cyane na Frata nenda mushimira uraza kubona mu kanya abantu bakande hano no kugira gusa muri sanda shaka gushimira timu bari kumwe n'umuryango w'abavandimwe bahageze abantu baradusuye pe baradusuye kwa muganga, abantu badusuye, abantu basenze. Imana ibamugisha yewe ndabasabira umugisha pe. Bageze kwa muganga bagiye dufite na resitora baragemura batugemura ibyo kurya amafunguro bafite ibyo kunywa yewe nta muntu yigeze yicwa n'inzara. Icyo cyari kitubabaje karagahinda gusa kuko kari katwishe kwa muganga nta mu bindi. Imana abakoreje bene data, Imana ibamugisha kabisa, ikomeze iboneye umugisha n'ejo ubundi izakomeza abasabira nabyo dufite Imana ni ubushobozi kandi tunajya gutandukanya kandi ugashaka kumwe urana n'ukuri kumwe kugeza kumwe urumuri uyu mubiri wagiye kugeza ku yitwa ukajya kubitaka muri Imana avuze ngo itaka rya muntu. Amen. yewe yararukuze tariki 24 ukwezi kwa kane igihe yatashe kwa data wa twese n'abandi bari icyo bavuga n'ijambo ry'Imana
bond he had with his nieces was unbreakable. I tried to tell myself that this wasn't really bad. Seeing him here today, he had to finally think that he was God. When I speak for me and my sister or for my siblings, he was the first one to check on me when I came to school. He even called me, he's like, did you drink your water today? I was like, Vince, stop being so annoying. Expecting again. He told me that I was supposed to have that he used to wish for comes true. habaye byinshi habaye byinshi ibyo wakwibaza tubivuga burya nk'abaganga batabara abantu bagakira bigenda biti wakwibaza bikakuyobera habaye byinshi ariko Imana yabyemeye je no mu nguma nibuka ijambo rivuga Imana yaravuze muzoca mu nzu izizabari muzaca no mu mubiri muzaca ariko nukuri inshuti zacu muri inshuti ndabivemere muri inshuti kuma hafi yacu muri byinshi twarasenze abantu baraza bagasenga iyo Imana atari kuba yabiteguye zigende kugenda kubera amasengesho yacu iminsi twahamaze twabose n'abandi bari hirya basenga ariko ntibyashobotse ko zigenda agaruka ngo yaramitse kuko Imana yarakoze no kuvuga twabwirwa mu gitondo no ku mugoroba ndibuka kuwa mbere ijoro yararembye twakoresha inama inshuro zitatu sinzi imwe kumurana ngo tumukore mu ibyo ndabaza nti none ibi byuma mwabizaniye ikiramufasha fata ibyo gufasha hanyuma mwanjye mukunde nibyo kuvamo hari n'ikibazo nabajije hari umukobwa twari kumwe yaranyiheregutse pe aravuga ati none ibi bimeze gute ariko bagiye gutangura guca make kuko bumvise umukobwa nawe ari mu ishuri ry'uburoya batangura guca make kuko
kuko yaravuze ati ndashaka umutegetsi w'iki kigo menye tuganire kuko ibiriko biraba ntabwo biriko biramenyekana rero uyu nkuko ari ijambo nta majambo menshi afite nkuko yavuze ati umwanzi w'umuntu na bibiliya niko ijambo ry'Imana riraduha neza cyane niwagira umwanzi wo mu rugo rwawe sinzi ko bizabuzima kuko akuri hafi cyane twebwe twasenga tuvuga ngo abandi bagasenga bavuga ati aveho agende barageze ntabaza kubitubwira amaso hanyuma ninda afise umukunzi yahengerageze mu gihe kuko cagiye kumenya umukunzi we yahindutse umwansi burundu pe yaraje azagira ngo siniko ndareba azamwambura niba ari mekaba ry'abantu mbona y'umukunzi w'umukunzi ari mwambura atekisha mu mpuzu niba yari afite umukoko simbizi ariko acakora ikintu ndamwitegereza mbona afashe telefone araje ayirambitse kuri uru ruhande nyine bavuze ngo bamukoze kuko uruhande rw'uko bakoze ama ndamubaza nti none iyo telefone kwishizaho imeze biti arambwira ngo ni ya Didi none uyu muhaye bayikoresha rero ubwo yahise ndibaza ko ahetse mu masaha y'umwe impeta arayitwaye noneho n'umukunzi umwansi wawe murabana rero ntabwo yagomba gukirira twebwe twifuza kwabo ariko icyonzi kandi nizeye nubwo twabwiwe ngo murwanira ubusa si wanyu twe turamufise n'ukuri ni uwacu mu buryo ki ngo ni uwacu asengera iwacu ndetse tumufite mu muryango no mu muryango wacu iryo jambo twararibuze icyo nzi ko muri iyo minsi burya Imana ifite kwitegura umuntu hariho umukozi w'Imana yaramubonye ati none ko ninjiye hari ahantu novayo gute bizogenda gute ariko ndazi ko munyamuryango genda usenge umwami wakire Yesu umwami w'umukiza wawe ibyo by'idini ntabwo ariko Imana irakureba umaze kuyemera Imana irakureba no kuri uwo munsi wa gatanu yarahamagaye uwo muntu umuharire bari dufitanye kubonana ariko none sengera ati ngusenge ati sengera ndagwaye ati ubu turiko turavugana ndyamye mu bitaro rero yari amaze nabwo bavuga ngo nigwaho bagende bakora ibyo bashaka ariko si wabo iby'uyu byabaye muri urupfu rwa umwe yakura Abisirayeli muri Egiputa ingene Mose amaze gupfa Imana yaramuteguye iti genda wimike ukugiye kuva kiriya gihugu kirebesha amaso ariko ntizokigera Mose arabyemera kuko yari azi ko yoba kuri ubu aragenda arasenyera abazosigara muri ariko amaze gupfa Satani yaraje ati uyu ni wacu aravuga ati uyu ni gwanje umumarayika aramubaza ati kubera iki ni wawe gute ati umumarayika aravuga ati vaho genda siko ariko yaramubonye uyu Mose uyu uzi ko ari uwanyu ariko nanjye ni uwanje yategetswe gufata inkoni
ariko ndibuka ijambo burya bantu je sinkunda gutukana kuko ni ibintu biba ntinya nta muntu ndazi ariko nasanze gutukana ari icyaha tuzoguhuza ibindi byaha umumarayika aravuga ati uhoraho imana aguhana hari ijambo satani aravuga Mose arabivuga navuga ngo n'ubuje nakurikiranye ngo ndabe aho yari yarahambwe sinzi ko ari uwahabwe niwe mwarahabonye imana niyo izahoresha uyu didiye uko byari ko biragira imana yabizi umwanya wose baragenda bari bugende bakora ibyabo barazina iwabo ariko si uwabo jewe nobihamya ko atari uwabo twebwe nitworwana hari ntitwoshinga intare imana niyo inshinga intare yambaye iyo yatwaye ubugingo bwiwe kuko niyo yamuhaye imuha n'imisi yo kuba mu isi none imisi y'ibiraro aragiye imana n'ibizi yonyene twebwe turiko turatekeranya ariko iyo irahasiga kuko n'ubu tugitekeranya Mose yahambwe Mose je narakurikiranye igitabo cyose ndagisoma kugira ngo nkurikirane amateka ya Mose ntabwo berekana ko Mose imana yo izahonesha n'uyu rero imana yonyene izahonesha didi ugende imana izi ibyawe twebwe abahindutse n'abari yavuga ngo ni wabo si uwabo ibyo ndabishimira intambwe rero twabonye byinshi birenze uburyo tuwusubiramo ibyo twaboneye aha hantu nibwo nabonye iki gihugu uko kimeze ndabona n'amateka yacu buri munsi iminsi twamaze jene hageze ari kwa muganga ari kuwa mu gitondo didi yakimbona ntungutse nkariya nasanze akivuga ambonye araza yiruka bimunanira kwiruka agomba kumusanga mpita ndamutegerera imbere aravuga ati kandi sindabona umuti ubona umuntu aje kwa gatanu agenda kwa gatanu kwa muganga akararayo akirirwa kwa gatandatu icyumweru atarahura mu bitaro hari abakozi bakora bashaka gufasha rero kubera ko hari akagambane kenshi hari ibimuhiga byinshi yahirwa n'indwara yahirwa n'umuryango arimo naho bari bugende bakabika wagenewe itaka imana hanyuma gisigara mbabwira nicyo kwitegura twebwe tukiriho twebwe abasigaye iki ni icigisho ubuye kurwaruka ku basore ku bakobwa ibihe dufise nibi wewe urafatira ubuvuga ariko ugasanga udatekereza kuko satani ntaza mu kintu kibi habe namba ntihagire uzo kubesha satani aza mu kintu ciza ubona ko kikunejereje ubona ko iki kintu ati iki kintu nakibura nzaba mpomvye ariko uraraba neza satani afise ukwaza mu buryo udatekereza ubona ati iki ndabona nta ngorane ariko satani we iyo aba yatwereka ububi bwiwe ntawakora icyaha ninde yakora icyaha akweretse ububi bwiwe n'ibibakora nishobora ariko nawe arafite uko yimegeza muramenye igihe yasanga Yesu avuye ku musozi iyo yari mu butayu yamweretse yasanze afite ibuye mu ntoki akagira ushonje hindura iryo buye risubire ku isi Yesu yari afite ibibazo ari igisubizo natwe tubwanye
natwe dufise ibibazo nuko atubwira turonke icyo kwishyura tugire ubwenge kujya mu Imana yatubwira ngo tugire ubwenge mu buzima satani yaje mu buzima ariko yerekana ko rero tube maso mu minsi dusigaje mu isi uyu aragiye ariko natwe turi inyuma tazagaruka ariko twebwe tuzagaruka tuzi rero tube maso dukomere kandi dukomere twizeye kandi urukundo ruzakukira wari munsi bazwa ngo mbe warukuwe urugori rwawe ntaruzoboneka ntiruzoboneka urupfu ntiruzobwira ijambo twe tuzadufite ijambo rero mukomere yego amarira twagize neza kandi none haranyibaza ninde muntu uraje atagize ibibazo ari ntawe umuntu afise ibyiza anezerewe ntujayo ugenda kuri ujya yagize ibibazo ukamubwira ati komera ihangane ukamuhoza natwe Imana izoduhoza aya marira izoduhoza amarira twaririye mu isi tutarize izoduhoza umuntu uvuga ngo genda nezerewe niba unezerewe baho umugabane warawuronse ariko ikizokora izohoza abariza amarira izoguhanagura amarira bizaba ifite igitambaro ihanaguza abarira nawe kora tugende neza kandi naho twubabazwa twemere tubabazwa ntitugacibwe intege n'ibibazo tutarize tuzohoza turiko turaraba aya marira twarize twarabize ariko biteguye kuzahazwa ariko icyo musabye abantu mukiri bato mube maso uko muragerana satani ariko arabahinda umuhanzi arabahinda murabona kandi ashaka abasore nabo sinzi kumukurikira nabyo cyane ndabikurikira ashaka kutumarira abantu arazi ko nta wundi munezero iyo ufite abantu bishimye iyo udafite abana ambwira amagambo ukavuga mwana Imana wumva umwana rero uwo mwana wasabye Imana satani ni warondera kudutegera tubaho twabuze rero abasore n'abakobwa biri inshuti nanjye ejo tukazabona twasezeranijwe n'Umwana wacu Yesu Amen. twirinde inzobere twirinde ahantu murakoze cyane Imana ikomeze kubarinda no ngo umwana w'umuntu ngo nukora akantu gato gusa haleluya gato akantu gato Imana ntabwo idusaba ibintu binini nukora akantu gato Imana y'amahoro yacu ngo izaguhagararaho haleluya didiye itariki y'ukwezi k'umunani ejo bundi yatwa kaninze 28 kuko yarakira umusore rwose dukeneye n'umuryango yazari imbaraga z'umuryango kuko niyo mukuru barumuna y'abatagaze hano n'abashikiri aba n'abagabo niyo mpamvu bamaze umwanya bahagaze bagomba guhagararira haleluya noneho uko kwezi kwa munani nyine yavutsemo tariki 12 amena tariki 12 Didier yari kuba ataninze imyaka 10 abatijwe mu mazi menshi haleluya nupfa utabatijwe mu mazi menshi n'agahinda gasaze ngiye kubibabwira ibyo uburinzi yahawe kuva yinjiye muri kino kibazo yagihawe n'umubatiza amazi menshi yagiyeho haleluya aguma aganira n'abakozi b'Imana nakora iki byagenda gute haleluya umubatizo yagiyemo amazi menshi hari tariki 12 z'ukwezi kwa munani 2016 Rudi yari mu mazi menshi amina haleluya iyi tariki Didier ku
kwino si duhura na byinshi, Imana irabizi, tugongana n'imyambi y'umwanzi Satani ibumoso, iburyo, imbere n'inyuma. Amina. Imana yazi ko Satani ari hano ku isi kandi ari karashaka benshi ngazo bazariguranwa nabo. Ariko iyi tariki Imana itibagirwa imirimo. Haleluya. Uyu munsi uyu murimo Didier yakoze yemera ko Yesu yamubera umucunguzi. Amina. Niyo mpamvu ibibazo yahuye nabyo yamuteguriye, irabibona uko biragenda, imutegura n'itabaza hakiri kare, kuko abanzi bari benshi bashaka kumwinjiza mu mwijima. Amena. Byose yazengurusemo abantu babizengurukamo, ariko Imana yamuhagazeho ikintu kimwe yakomeye cyo kwemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umucunguzi. Iyo tariki yavuga ko imyaka 10 abatijwe amazi menshi, cyo cyongera Imana igagihagarara kwemera ko ari umucunguzi wawe. Niyo murongo ngo Yesu naguhaye ubutware. Amina. Ewe nani? Inde? Yesu naguhaye ubutware bwo kumutware mu bwami bw'ijuru. Amina. Nguha ubutware kuba umutware mu isi. Amina. Nguha ubutware kuba umutware kuzimu. Ari yatsindije Satani amunyaga urufunguzo rw'ikuzimu. Ngumva ndakubwire we mwene data, we mwana w'umuntu, utazemera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe, utazemera ko yagupfiriye akakuzukira. Amina. Haleluya. Ngo kuri wa munsi w'urubanza zaguhana nihanukiriye wowe ubwawe n'urubyaro rukomokaho rwose. Iyo ni aya yo muri Korani ivuga utazemera Yesu nk'umwami n'umucunguzi ko yamupfiriye akamuzukira, azahanwa ku munsi w'urubanza ngo n'urubyaro zawe rumukomokaho. Haleluya. Didier yarabatijwe, cyo n'ibyiringiro dufite, kandi aremera Yesu, kandi n'undi wari we wese urabwira wemere Yesu umwami n'umucunguzi wawe, mu bibazo byose uzanyuramo azakuba ku ruhande. Niyo mpamvu Didier byaje Imana yagiye ibitangatanga, irabitangatanga kugeza agiye kuva. Amen. Turabyumvatisha. Nta muntu imashini yo kwa muganga yavuze ngo life support. Iyo life support ikora ari uko umuntu ari muzima. Nabwiye abadogiteri hano ntabwo dushaka abantu bapfa, ariko bashaka ko hari wapfuye, sibyo? Cyangwa se dufata urugero y'umubiri wa Didier uri hano, ubuzanye imashini yako. Amina. Rero ubuzanye imashini kuri yakora ntabwo ishobora gukora. Imashini ikora ari uko umuntu akiri muzima, ufite aho yicomeka kugira ikore. Uriya abari hano yakwita mbabwira ati muzari ya life support mugizane muno mu birori Didier turebe none bakikora. Babishobora ntabwo byashobora. Ati umuntu arebye rero niyo mpamvu iyo mashini bayize ngo life support n'amagambo abiri, harimo ubuzima n'ubufasha. Ifasha ahantu bikomeye, aho rukomeye. Ariko Imana yo kagira Imana yo kabyara niyizo ibintu byawe. Ubwo n'andi magambo tugiye gusoza, reka tuve gahunda uko imeze, ubwo bwiya tukomeze n'ibiri imbere. Bitewe yuko umuvandimwe wacu cyangwa se umwana wacu kwemera kwiwe, mbere ko amushimira bagenda kujya kaminuza bakamutegura urubuga rero dushe kuva hano tugende kuri sare niyo tugiye kuba dutegereje kugira amasaha yo gushyingura ageze. Urumva ko basizemo amasaha menshi yo kugira nabo barangize gushyingura gahunda zabo, turahagera saa 8 n'igice. Urumva rero tugiye kugenda tugiye kuri sare bafate isaha imwe n'igice hasigaye tugenda tujye kugenzura saa 8 bamaze kumutegura neza, tuherekeze iwacu amahoro ubundi uburyo tumaze kuri sare. Rero ko gahunda zahindutse ntabwo twarinda ko tugomba kwitegeza kuri uyu munsi mukuru wa Didier. Niyo mpamvu abantu bose basaba kwihangana kandi no gukurikiza gahunda zose. Ubu ngubu tugiye gusenga dusezera, ahasigaye cyo twerekeza kuri sare. Sare ni hariya kuri Musoro n'Iganje State. Aderese hano hari impapuro, ushaka urupapuro wese arasohoka arufate, ahasigaye tujya twerekezayo duhuriza.
Again.
mugabanye emotion abantu aho gufata amafoto ntibashe ku mbuga nkoranyambaga Bibi ni moja tugenda. yanga reka tugende Nenda kumwe na Marlene. bizaba byarangiye ndakugira inama iruta izindi shaka Yesu egera Yesu niwe wenyine uzakugezayo menye neza iherezo ryanjye wari wowe tuzaba turi kumwe Yesu menye neza wari wowe tuzinjirana ukamara ubwoba mwami wanjye ngwino tubane none Yesu ngwino tugendane unyobore mwami wanjye ngwino tubane menye neza iherezo ryanjye wari wowe tuzaba turi kumwe Yesu menye neza wari wowe tuzinjirana ukamara ubwoba mwami wanjye ngwino tubane none Yesu ngwino tugendane unyobore mwami wanjye ngwino tubane nari kumwe nawe none Yesu ngwino tugendane unyobore mwami wanjye ngwino tubane birababaje biteye agahinda kubura abo twakundaga ariko ihumure uko tuzababona mu gitondo cy'umuzuko ese wari upfuwe urubari rwawe rurihe umwami wanjye yagutsinze burundu ukumbabaza ariko ntibyanone umwangayikishe iby'igihe gito nanjye nzishima kuko nzaba ngezeyo aho utazongera kugira ububasha ese wari upfuwe urubari rwawe rurihe umwami wanjye yagutsinze burundu ukumbabaza ariko ntibyanone umwangayikishe iby'igihe gito nanjye nzishima kuko nzaba ngezeyo aho utazongera kugira ububasha isi nshuti iradusharirira tugangayika bitewe n'urupfu katubabaza tukaririra muri yo abatagira gakondo ese wari upfuwe urubari rwawe rurihe umwami wanjye yagutsinze burundu ukumbabaza
dufite isezerano twahawe n'umwami yuko hahirwa abapfa bapfira muri we babikiye ubugingo uhora witeka mu bikari byo mu ijuru. ese warupfuwe urubori rwawe rurihe umwami wanjye yagutsinze burundu kukubabaza ariko ntibyanone unyumangayikishe igihe gito nanjye byishima kuko nzaba ngezeyo aho utazongera ubwira ububasha. ese warupfuwe urubori rwawe rurihe umwami wanjye yagutsinze burundu kumbabaza ariko ntibyanone unyumangayikishe iby'igihe gito nanjye nzishima kuko nzaba ngezeyo aho utazongera ubwira ububasha. urupfu ruranyaga ayiwe ruritamikaga ruranyaga ayiwe ruritamikaga ruranyaga ayiwe ruritamikaga ruranyaga ayiwe ruritamikaga nibanza gupiga hoti urundi ruteguza ngo abantu basezerane dore ibikomangoma rurabicecekesha n'abarajyaba rukababeta nk'amasaka rukabasiribanga maze bakibagirana rukabaheha nk'uko abantu baheha umwanda rukarunyata bakire bajenyeye maze intumbi zabo zikarutwa n'ikimonyo bakibagirana bagasiga ibyo batunze. rusizi ya ruheru ntituzagushobora tugize incike ntituzakubasha zageza ryari kwitwa mayatima. witwa nimugura witwa nibanywana ganza batanya umugore n'umugabo witwa nimugura witwa nibanywana witwa nzabatanya umugore n'umugabo witwa gacutse nanjye ngacocome witwa gaheke nanjye ngaheku witwa gacutse nanjye ngacocome witwa gaheke nanjye ngahekure mushake ariko si wawe nzabatanya umugore n'umugabo witwa mushake ariko si wawe witwa nzabatanya umugore n'umugabo witwa amaraneza ariko ejuza bisiga witwa nzabatanya umugore n'umugabo witwa amaraneza ariko ejuza bisiga witwa nzabatanya umugore n'umugabo witwa miyogo by'inyirarere mumva witwa giwage ariko ejuza bisiga witwa miyogo by'inyirarere mumva witwa giwage ariko ejuza bisiga. uru rukunda bafite amafaranga n'abamateso bo n'abavumiriye abo rukababenga niruhagarikwa rujana n'abakene ariko cyane cyane abakire bajenyeye abashatse abandi rubatanya nabo bakundanye abashatse abandi rubatanya nabo bakundanye.
nirwo rwihitiramo rukundo abayeho neza nirwo rwihitiramo rukundo ababanye neza nirwo rwihitiramo nirukangwa n'izo mpinja nirwo rwihitiramo nirukangwa n'abasore oya muzababona bafite amafaranga bari kubaka amazu y'amagorofa bakarukingakingira bakarufungafungira bakarwinda cyane ariko ntirukangwe n'ibyo bifungo ku rupangu rwabo bakandika ungwa mu kari bagashyiraho ibishushanyo bigereranya inda bakazana n'imbwa n'abasirikare b'ijoro ariko ntirukangwe n'ibyo bifungo ruraza rukagera ku cyapa cy'intare ruti wanarewe si wowe nyeneye rugatambuka rukagera ku mba ruti wamigiwe si wowe nyeneye rukagera ku musirikare urinze urupangu ruti wamurinzi we si wowe nyeneye rugasimbuka no mu nzu ntariya ku buriri umugabo n'umugore rukabakura mu mwe rukamumira bunguri rukamwitambika urubyaro yabyaye rugasigara ruri ku ruhande urubyaro yabyaye rugasigara ruri ku ruhande umutungo yashatse ugasigara uribwa n'inzige umutungo yashatse ugasigara uribwa n'inzige mbega agahinda tugiye kuzakira iyi mibabaro tuzayivamo amarira yose twarize dutandukana n'abacu sinzongera gutana n'urubyaro rwanjye sinzongera gutana n'umuryango wanjye sinzongera gusiga ibyo naruhiye sinzongera gutana inasheri wanjye mukunzi wanjye mwiza tuzabana karamata ntituzongera kuzatandukanywa n'uru rupfu 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 we Ya Allah, have mercy on him, Ya Allah. Ya Allah, make his grave a garden of Jannah, Ya Allah. Make his grave a garden of Jannah, Ya Allah. Ya Allah, make all of our brothers and sisters that are buried in his graveyard their grave gardens of Jannah, Ya Allah. Ya Allah, make them Go ahead and exit out family members. Go ahead and put their own palms you like. Allow your people to come over and make life. Yeah, that's fine. You guys are totally fine. muze nomwitire hino
twihute rero dukoresha umwanya byacu ubuzima bw'ibintu. Ndumva nta bintu byinshi tugiye kuvuga. Ubu utemera ko Didi yagiye, ubu noneho birarangiye umubiri we tuwushyize hamwe Imana yategetse. Umubiri wavuye mu itaka uzasubira mu itaka. Umubiri wa Didi rero urageze mu itaka, igisigaye no gutegereza umuzuko w'abera. Twongera tukabonana amaso ku maso, tubisubiremo. Ibi ni isomo duhabwa nk'uko umwami Dawidi yavuze ati umwana wanjye uragiye ntukigarutse aho ndi. Natwe isa nicyo tugiye kuvuga. Igihe aragiye ni umwana wacu kugaruka aho turi ntibigishobotse, ahubwo twe nicyo twiteguye, tugomba kwitegura imisango yagiye. Inshuti zadigiye mwitegure, mwongeye kuzakurika mu misango yagiye. Igihe ntakigarutse muzajyana muri Makedona kuryoshya, mutembere, muganire, birarangira. Ariko ijambo ry'Imana yadukomeza buri teka tugaherana n'agahinda. Kandi Imana irazemera ko turi abantu, bibaho, tugomba kubaho, ariko agahinda hano gukora isengesho, kuko abantu bari gukora isengesho nta kindi gusa no kuzazana n'udukowa tugashyiraho nk'uko n'andi bagiye bashyiraho. Ushaka kuza gukora n'isengesho wakarikore n'itayi, yemewe ko gusengera uwawe yagiye. Ijambo ry'Imana riraryemera. Uhora usenga uwanjye ukomeze umutuza heza, kuko tujya tuvuga tuti ko tuzi ko sekuruza w'abizera ni Aburahamu. Tuzi ko iyo ugiye ujya mu gituza cya Aburahamu. Amen. Ijambo ry'Imana ryitwa ayo usabe nasabye Pastor Jean Dodier atuyobore mu isengesho, kandi n'undi pastor uri hano azamura isengesho, n'undi byumva azamura isengesho. Ntacyo bitwaye. Njye nabwiye nk'abantu batari bahari, Didiye ibintu by'Imana yarabiteguye, kuko n'ibyo mubonye ntabwo mwabitekereza ko byagomba gushoboka. Amen. Imana ni nkuru kandi ishoboye byose, niyo mugenga w'ibihe, byaba byiza byaba bibi, niyo mugenga w'ibihe. Icyo tuzi cyo iyo tubona ibibazo nk'ibi ngo ntitugacumure ku Mana, kuko ikomeza kwitwa Imana, ni izina bwite bidahinduka. Kandi yongeraho ko cya kabiri, yongera ati nzakomeza kwitwa Imana yera itagira ubusembwa. Urako nubwo iki kidushikira ntigishobora gutuma Imana itose karangira akantu kabi. Ikomeza Yesu. Imana ikamugisha. Reka se Pastor yewe mu isengesho, nonde uri hafi amwitse dusenge maze dusoze. Imana arakoze mwene data ushyizeho. Twongere tubabwire ko abasigaye imiryango yagiye, twongere tubasaba kwihangana no gukomera. Ni inzira ya twese, kandi umwana w'umuntu akimara gukora icyaha byadukurira urupfu. Ijambo ry'Imana ngo nurya kuri iyi mbuto no gupfa uzapfa. Rero kuva ijambo Imana yavuze ntabwo ijya ibisubiza inyuma, kandi twese niyo nzira. Ni isomo kuri buri muntu wese ngo turiho, ariko ejo ntabwo tuzaba turiho. Kandi igikuru ni uko umuntu wese yakitaye ku iherezo rye. Uriho uyu munsi, ejo ntabwo uzaba uriho. Umuntu akwiye kwiyeza umunota ku wundi, waba ugira aho usengera, waba utafite. Igikuru ni uko umutima wawe uhora uwutunganya, kuko utazi umunsi wawe. Imperuka n'ibitinze, Yesu atinze kugaruka, urupfu rwo ruraje. Hari abantu bazi ngo imperuka izabaho igihe runaka, ariko Didi imperuka ye yasohoye. Uko iyo umaze gusinzira uvuye mu mwuka,
nta kongera kwihana, nta migambi, nta bitekerezo. Rero isengesho tujye gusenga ntabwo ari rituma Didi ajya mu ijuru, ahubwo ni ruvuga ngo abasigaye mukomere kandi bitwigishe ko ejo ari wowe ari njyewe ukwiye kwitunganya tukiyeza kugira ngo umunsi wawe nugera uzasange witunganya. Imana ibahe umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera kandi Imana ikiranuka, turagushimiye kubw'uyu munsi, ubukwe bwa nyuma bw'umwana wacu Didier. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo tugushime mu byiza no mu bibi kandi ngo duhumurizanye. Urabona ngo inshuti zibana ibihe byose, mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'ibyishimo, inshuti zikwiye kubana. Rero dusengeye inshuti n'abavandimwe duteraniye aha ngaha kuri uyu muhango wo guherekeza ubwa nyuma umwana wacu Didier. Umuntu wese wateye intambwe aza gufata mugongo uyu muryango tumusengeye umugisha, kandi reka buri wese atunganye ubugingo bwe kandi buri wese yiyeze, kuko umuntu wese utejejwe atazabona umwami Imana. Umuriza imitima ibabaye kandi ufate mu mugongo abacitse intege, ababyeyi b'uyu mwana turabasengeye. Mana Data wa twese, hatabayeho ihumure riturutse mu ijuru, nta muntu wabahumuriza ngo bishobore, ariko kuko uri Imana ishobora byose ubasha kubahumuriza bagahumurika, wabakomeza bagakomera, kandi imitima yawe ikagira kwizera kongera ikarema, kandi ukabereka yuko nibakora imirimo myiza yo gukiranuka uyu mwana bazongera kumubona, tuzongera kumubona mu bwami bw'Imana. Urakoze kuri kumwe natwe. Rero dusengeye intambwe tugiye gutera dusubira hariya kuri sare, urinde buri wese imodoka buri wese agenderamo. Data wa twese ucungira umutekano, urinde imitima yacu, tugiye kwitegura buri munsi umunota ku wundi kugira ngo umuntu uzavuza impanda. Ijambo ryawe riravuga ngo ubwo uzagaruka hari abo uzasanga bakiriho ngo abo ngabo ngo bazahindurwa, kandi ngo n'abapfuye bizeye ngo bazahindurwa base nawe. Tugusanganire ku bicu, reka ubugingo bwacu bubyizere, kandi buri wese umuye kwitegura nk'uko umugeni yitegura ategereje umukwe. Urakoze kuri kumwe natwe. Rero urinde imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Turashoje agufata inzira, usige inzira amavuta. Imana ibahe umugisha. Twashimiye abantu bose, imiryango bavuye mu maseta atandukanye, mwerekanye urukundo rukomeye, sifa gusa n'ahandi bizagira igihe. Donc amakamba Imana ivuga nuko tuyakorera. Iyo dutabaranye mu bibazo, ni naho Imana itwa ko dukundanye, batwa dutera amakamba y'umuganzi. Murakoze. Tugiye kuri sare ubu ngubu, yari kuri sare. Tugende muri kazi tugende.